Ndabashuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi mukaduha inkunga yo gukurikira ibiganiro tubagezaho. Muri abantu babizerwa cyane, muri abantu b'abagabo cyane, Imana ijye ibaha umugisha. Turabashuje rero aho muherereye hose, abari muri East Africa, abari ku yindi migabane igize umubumbe wacu, mwese tubahaye ikaze, ariko cyane cyane abitorero turabaramukije cyane, tuvuga ngo Yesu nashimwe cyane. Njye muri kumva kandi muri kureba ndi MC Theo cyangwa se Pasitoro Iyamuremye Theoneste. Murakoze cyane rero kuko mugiye gukurikira ikiganiro tugiye kubagezaho. Hari ikiganiro duherutse gutambutsa, ahari wenda ntikiragira ahagaragara, ariko icyo kiganiro cyavugaga ku bangavu baterwa inda zitateganijwe. Abo ni abana bari munsi y'imyaka 13 na 14, bari mu myaka 13 na 14, ndetse kandi twasanze ko mu mwaka umwe babaye 29,000. Uyu munsi rero tuje kugira ngo tuvuge ku ngaruka ziba ku mwana wabyawe muri ubwo buryo, ku muryango avukiyemo, mu gihugu avukiyemo, ndetse no ku isi muri rusange. Buriya nutekereza yuko umwangavu azaterwa inda akabyara umwana, ntutekereze ko bigarukira kuri we wenyine. Oya, aho ngaho byaba ari ukwibeshya. Ingaruka zigera ku bantu benshi, burya zikugeraho nawe nubwo utabitekereza, ariko burya zikugeraho. Wambaza uti se mukozi w'Imana, kuki uvuga ibyo ngibyo? Ibyo birakureba? Yego birandeba, ahubwo se ntabivuze bitekereza ko ari nde wabivuga? Nta wundi wabivuga, kubera yuko iki ni ikiganiro cy'umuryango, gishingiye ku muryango. Turashaka kubaka umuryango mwiza, umuryango utekanye, umuryango ukungahaye ku biribwa, ku myambaro, umuryango umeze neza utarimo amakimbirane. Kandi umuryango buriya ugizwe na papa na mama n'abana. Hanyuma se wa mwana natagira umutekano, wa mwana natamera neza, umuryango uzaba utekanye. Ikindi, nk'abakristo natwe bapasitoro, abavugabutumwa, abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye, dufite abana b'abakobwa ishyano rishobora kugukabona abyariye mu rugo rwawe. Ubwo rero urumva bitatureba twese se, nk'umuryango nyarwanda rero, nk'itorero, nk'abakristo, cyangwa n'abandi bantu muri rusange. Iyi ngingo ndagira ngo tuyiganireho, ahari wenda nitumara kubona ingaruka zigiye zirimo, dufatire hamwe ingamba zo kurwanya iki kintu, zo kurwanya impamvu iyo ari yo yose yatuma umwangavu aterwa inda itateganijwe. Ikaze rero mu kiganiro kugira ngo tujyane, twumve ikintu ku kindi, kandi tubyumve neza. Ingaruka zo gutwara inda zitateganijwe ku bangavu, ku mwana no ku muryango, ku gihugu n'isi muri rusange. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Murakaza neza rero muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeje guhangayikisha imiryango myinshi n'ibihugu byinshi, inda ziterwa abangavu zitateganijwe. Akenshi iyo twumvise umwangavu watwaye inda, abantu bibanda ku mukobwa gusa. Ariko se twigeze dutekereza ku ngaruka zigera ku mwana uvutse? Izo ngaruka twigeze tuzitekerezaho? Ku muryango, ku gihugu, ndetse no ku isi muri rusange. Ingaruka ziragenda zikagera aho hose.
zigera ku mwana uvutse, izo ngaruka zikagera ku muryango, zikagera ku gihugu ndetse no ku isi muri rusange. Uyu munsi turasesengura iki kibazo mu buryo bwimbitse kugira ngo twumve impamvu buri wese akwiye kugira uruhare mu kurinda abana bacu. Ku gice cya mbere turareba ingaruka ku mwana uvutse. Turebe ingaruka ku mwana uvutse. Umwana uvutse si we wenyine. Umwana uvutse si we wahisemo uko yaza ku isi. Nyamara hari igihe ahura n'ingaruka zikomeye zituruka ku buryo yavutsemo. Icya mbere, ku ngingo ya mbere, gukurira mu buzima bugoye. Iyo ni ingaruka ya mbere umwana ahura nayo. Hari igihe umubyeyi aba akiri muto cyane, atararangiza amashuri kandi nta bushobozi afite bwo kurera umwana. Ibi bishobora gutuma umwana akura adafite ibyo akeneye nk'ibiribwa bihagije, imyambaro cyangwa ubuvuzi. Ku ngingo ya kabiri hari ibibazo by'ubuzima. Ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko abana bavutse ku babyeyi bato cyane bashobora kugira ibyago byinshi byo kuvuka bafite ibiro bike, kandi ibi bibazo cyangwa bindi bibazo by'ubuzima. Ubushakashatsi urabona ko bwerekanye ko abana benshi bavutse muri ubwo buryo babyawe n'abandi bana bafite iyo myaka mikeya bakunze kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima. Ku ngaruka ya gatatu, ubwo ni ingingo ya gatatu, ibibazo by'amarangamutima. Amarangamutima. Iyo umwana akuze yumva yaratereranywe cyangwa atitabwaho bihagije, bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze ye no ku cyizere afite ejo hazaza. Urumva ko iyo ngaruka nayo y'amarangamutima irakomeye cyane. Ingingo ya kane ni uguhura n'ubukene. Iyo umuryango ufite ubushobozi buke, umwana ashobora kubona amahirwe amwe, umwana ashobora kutabona amahirwe amwe n'ay'abandi mu burezi no mu mibereho isanzwe ya buri munsi. Ku ngingo ya gatanu ni ukwisubiramo uruziga rw'ibibazo. Gusubiramo uruziga rw'ibibazo rugiye rugose uwo mwana. Hari igihe abana bakurira mu bukene n'ibibazo, nabo bakazakura bahura n'ibibazo bisa n'iby'ababyeyi, n'ibibazo bisa n'ibyahuye n'ababyeyi babo. Urumva hari igihe umwana akura ugasanga ibibazo umubyeyi we yahuye nabyo bigiye byisubiramo. Hari imiryango imwe n'imwe usanga umwana aba agira ikibazo cyo kubyarira mu rugo, uwabyaye nawe akabyarira aho ngaho, bikaba uruhererekane. Urumva yuko mu by'ukuri ingaruka zigera ku mwana ari nyinshi. Ku gice cya kabiri turahasanga ingaruka ku muryango. Turebe ingaruka, ese wa mwana wavutse muri ubwo buryo hari ingaruka ziba ku muryango we? Reka tubirebere hamwe. Nubwo ikibazo kirangirira ku mwana cyangwa ku mubyeyi gusa, ntabwo ikibazo kirangirira ku mwana cyangwa ku mubyeyi gusa. Kwiyongera k'umutwaro w'umuryango, ababyeyi benshi baba batarateganyije kurera umwuzukuru. Reka aha ngaha tuvuge baba batarateganyije kurera abuzukuru, kuko hari ubyara bwa mbere agasubizaho na gatatu ndetse, cyangwa se abakobwa babiri ugasanga
babyariye aho ngaho, cyangwa se n'umusore wagize gutya agatera inda umwana bakamuzana mu muryango. Abo bana rero baje mu muryango baba batarigeze bateganirizwa, abo bitwa abuzukuru ntabwo bigeze mu by'ukuri, nta bageti ihari yo kurera abuzukuru ababyeyi bajya bakunda guteganya. Ababyeyi benshi rero baba batarateganyirije kurera abuzukuru cyangwa gufasha umwana ufite uruhinja. Ibi bishobora kubashyira mu bibazo by'ubukungu. Icya kabiri ni amakimbirane. Hari imiryango myinshi ihita igira amakimbirane nyuma y'uko umwangavu atwaye inda. Ibyo mujya mubibona aho ababyeyi bitana ba mwana, abagize urugo bakitana ba mwana, basaza b'umukobwa bakamutererana bakamutuka, bakuru be cyangwa barumuna be bakamutuka, bakamubuza amahwemo uwo mwangavu. Urumva yuko amakimbirane nayo aba yatatse umuryango. Ubwo turimo turareba ingaruka zigera ku muryango urimo umwangavu wabyaye imburagihe. Abantu batangira gushinjanya, abandi bakabura uko babyakira. Ikindi, hariho ikibazo cy'ihagarara ry'amasomo. Abakobwa benshi bahagarika amashuri cyangwa bagahura n'imbogamizi zikomeye mu gukomeza kwiga. Ku ngingo ya 4 hariho ihungabana. Ababyeyi, umwana watwaye inda ndetse n'abavandimwe bashobora guhura n'agahinda gakomeye n'ihungabana. Hari ababyeyi benshi ahangaha tuhitondere ndetse tunahatinde cyane, kuko hari umubyeyi cyane ababyeyi b'abamama bagira gutya babona umwana yamaze gusama inda. Buriya ababyeyi b'abamama nibo babika amabanga y'abana kenshi, nibo banabimenya mbere. Twebwe abagabo hari igihe tubimenya byasandaye, byamenywe n'abandi batari abo mu rugo ndetse n'abo hanze babimenye, kubera abana bisanzura ku babyeyi cyane, birumvikana. Noneho rero iri hungabana cyangwa n'agahinda gakomeye, ugasanga ababyeyi baragira umwana inama mbi yo gukuramo inda. Barajya mu bavuzi, barajya kwa muganga, rimwe na rimwe ugasanga iyo nda ivuyemo umwana arapfuye ndetse n'umutwite arapfuye. Ibyo ngibyo bigatera rero ihungabana rikomeye cyane ku mubyeyi wakoze icyo kintu, ubuze umwuzukuru akabura n'umukobwa we. Urumva ko iryo hungabana ntabwo yarikira. Hari ibintu dufata nk'ibyoroshye mu by'ukuri bavandimwe, ariko ari ibintu bikomeye cyane. Utekereza nk'umwana wawe umugiriye inama yo gukuramo inda, mu gihe arimo kuyikuramo inda ikavamo, ariko icyo gikorwa kigahitana ubuzima bwe. Utekereza iryo hungabana? None se wowe muganga, utekereza uramutse ufashwe ko nawe uba uri umufatanyacyaha? Hari n'ababyeyi bafungwa kubera bafashije abana babo gukuramo inda. Hari ababyeyi bakurikiranwa kubera ko bahishiriye abo bagizi ba nabi bateye inda. Urumva yuko mu by'ukuri birica umuryango nyarwanda ibyo bintu. Ku ngingo ya 5 rero, reka turebe ku isura y'umuryango. Nubwo bitakagombye kuba bityo, hari aho usanga umuryango uhabwa akato cyangwa ugacibwa intege n'abaturanyi. Ugasanga abaturanyi baravuga amagambo menshi, barakuvuga n'ubundi nta burere, ameze nk'iwabo, ameze nka nyina. Ugasanga barababureminga mu by'ukuri biri aho ngaho. Mbega ugasanga isura y'umuryango yarangiritse. Ku gice cya 3, ingaruka ku gihugu. Reka turebe rero ingaruka ku gihugu. Ushobora gutekereza yuko, natangiye kugira ngo ntutekereze yuko guterwa inda kw'abangavu birangirira ku mwana watewe inda gusa. Twabonye ko umwana uvutse bimugiraho ingaruka, umuryango avukiye bikawugiraho ingaruka,
ku gihugu ndetse no ku isi nabyo turabigeraho. Iyo ikibazo cy'abangavu batwara inda gikomeje kwiyongera, igihugu cyose kirahazaharira, bigira ingaruka ku gihugu. Kugabanuka kw'abarangiza amashuri, icyo ni ikintu cya mbere mu burezi. Mu burezi ubwo ni ku gihugu bihita bigira ingaruka. Urubyiruko ni rwo mizero y'igihugu. Iyo benshi bava mu mashuri, igihugu gitakaza imbaraga zari kuzagifasha mu iterambere. Izo ni ingaruka za mbere. Ingingo ya kabiri ni ubukene bukomeza kwiyongera. Imiryango ikennye ikomeza kubyara ubukene ku gisekuru gikurikira. Ako kantu mwakumvishe bakundwa. Imiryango ibyara ubukene, ya miryango ikennye twavuze, ikomeza kubyara ibisekuru nabyo bikennye. Ugasanga ubukene bwabaye uruhererekane, bwabaye karande bitewe n'ibibazo by'urukurikirane. Urumva rero igihugu cyatera imbere gute? Umutwaro ku nzego z'ubuzima, aho ni mu gihugu turi rwose. Ibitaro n'ibigo nderabuzima bisabwa gutanga serivisi nyinshi ku bangavu n'abana babo. Aha ngaha twumvikane yuko kwita ku mwana mutoya wabyaye undi bisaba imbaraga nyinshi ku rwego rw'ubuzima mu gihugu, kuko hari imiti baterwa, hari igihe bahabwa inyunganiramirire bitewe n'uko wa mwana yabyaye undi. Ugasanga rero ni ibibazo bigiye bikomeye cyane. Ibibazo by'imibereho. Abana bamwe bashobora kwisanga ibibazo by'imibereho niho tugeze. Abana bamwe bashobora kwisanga mu muhanda, mu mirimo ivunanye cyangwa mu bindi bibazo by'imibereho. Ni hahandi tuzasanga abana bagiye mu muhanda cyangwa se barimo gukoreshwa imirimo batakabaye bakoreshwa. Tunakangurira n'abantu batanga akazi, murebe uwo mugiye guha akazi uwo ari we, hatoye tuzabihanirwa n'amategeko. Aho usanga umwana uri munsi y'imyaka 18 akoreshwa imirimo imeze nk'iy'agahato itajyanye n'imbaraga afite. Aho ngaho inzego nizikugeraho, wowe ukoresha uwo mwana uri munsi y'imyaka 18 zizagukanira urugukwiye. Kudindira kw'iterambere. Igihugu ku ngingo ya 5, kudindira kw'iterambere, ubwo turi ku gihugu. Igihugu gishora imbaraga, igihugu kidashora imbaraga mu kurinda no guteza imbere urubyiruko kiba cyangiza ejo hazaza hacyo. Aha ngaha turagira n'inama inzego z'igihugu ngo bashore imbaraga nyinshi mu kurengera urubyiruko, kugira ngo ahari ejo hazaza h'igihugu hazabe hafite stability ihagije. Ku gice cya 4, ingaruka ku isi. Twageze ku isi rero. Iki si ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo gihangayikishije isi yose. Kwiyongera k'ubukene ku rwego rw'isi, kunanirwa kugera ku ntego z'iterambere rirambye, kwiyongera kw'abana badafite amahirwe yo kwiga, kwiyongera k'ubusumbane, kudindira kw'iterambere ry'abagore n'urubyiruko. Ibyo byose ni ingaruka ku isi. Twakora iki rero? Tugeze ku cyo twakora, turimo twanzura tugana ku musozo. Nk'ababyeyi, itorero, igihugu, ibi ngibi biratureba, mu byumve neza.
ababyeyi baganiriza abana babo hakiri kare, abana bahabwe uburere buboneye, amashuri akomeze gutanga inyigisho zibafasha gufata ibyemezo byiza, abayobozi n'amadini bakomeze gukangurira urubyiruko kwirinda. Abayobozi b'amadini ahangaha mushyiremo imbaraga nyinshi mu gukangurira abo bangavu kwirinda icyaha cy'ubusambanyi, itegeko rya 4 nyirago. Rwose abanyamadini mushyiremo imbaraga nyinshi cyane. Ikindi, abaturage bose barwanye ihohoterwa rikorerwa abana. Buri muturage wese aho ari abera ijisho umuturanyi we, abera ijisho mugenzi we, kugira ngo dukomeze guhangana n'iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abana. Ndimo ndasoza. Bavandimwe, iyo umwangavu atewe inda itateganijwe si ikibazo cy'umuntu umwe. Hari umwana ushobora kubura amahirwe ye, umuryango ushobora guhungabana, igihugu gishobora gutakaza imbaraga z'urubyiruko, ndetse n'isi igahomba. Niyo mpamvu kurinda abana bacu no kubaha uburere bwiza ari inshingano ya twese. Niturera neza uyu munsi, tuzasarura ejo hazaza heza. Murakoze cyane rero gukurikira iki kiganiro. Niba cyakugiriye akamaro, sangiza abandi iki kiganiro n'ubu butumwa kugira ngo bugere kuri bose. Njyewe ndi MC Theo, iyi ni Iyarure TV. Imana ibahe umugisha cyane. Bye bye.